Nyemerera nongere nk'ikaze wo kunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show nk'ibisanzwe byumva kuri mikoro n'umungwanyu Krista. Ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Uyu munsi rero aka kanya ni inkuru y'akababaro tugiye kugenda tuganiraho ibintu bibereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga. Mu murenge wa Ruharambuga rero hakaba habereye impanuka iteye ubwoba abanyarwandakazi. Tutangira tuvuga ati ibintu biri kubera muri Nyamasheke noneho muri iyi minsi ntagahumamunwa, ibintu biri kubera mu karere ka Nyamasheke rwose natwe tumaze kumirwa, kuko ibintu biri kugenda bihabera muri iyi minsi bikomeje gushobera abantu benshi cyane. Iyi mpanuka rero ni impanuka ikomeye yabereye mu murenge wa Ruharambuga ari mu karere ka Nyamasheke. Nk'uko muri kugenda mubibona muri video, urabibona ko ari utwana duto twari tuvuye ku ishuri twagiye dukora impanuka. Rwose ibintu byakaze, abantu benshi bakomeje kwiheba cyane bavuga ati iyi mpanuka noneho ni bwoko ki ibi bintu tutaherukaga kubibona. Ni bisi yari itwaye abana bo muri St Matthews biga hariya murabazi cyane mu karere ka Nyamasheke. Hari ama St Matthews menshi ariko ayo niyo muri Ruharambuga nkuko nagiye mbibabwira. Murabibona rero ngo ikintu cyateye iyo mpanuka nkuko muri kugenda mubyibonera. Rero murabibona ko abana benshi bakomeretse, gusa nyine babiri bapfuye n'umushoferi wari witwaye n'umunyonzi watumye iyi mpanuka cyangwa watumye iyi mpanuka. Nkuko umwarimu waho wagiye ubisobanura yavuze ikintu cyateye iyi mpanuka yagiye abitangaza. Uyu mwarimu rero yavuze ko ikintu cyateye iyi mpanuka iteye ubwoba rwose abantu benshi bari kugenda bibazaho. Yavuze ko umushoferi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga wari utwaye aba banyeshuri, umunyonzi yari amuri imbere igihe ashatse kumudepurasa. Umunyonzi sinzi ukuntu yakasemo ukuntu, ubwo ngubwo rero umushoferi cyangwa umuyobozi w'iyo modoka abagonze uwo munyonzi, imodoka ibibuze balance nibwo yahise imanuka mu mugezi. Nk'uko muri kugenda mubibona yaguye pfa mu mukingo mu mugezi wa Cyongoroka. Ni mara mu karere ka Nyamasheke, abantu mutuye mu karere ka Nyamasheke cyangwa bakunze kukagenda cyane, uwo mugezi murawuzi rwose sinakirirwa nkutindaho. Urabona ko ari impanuka yateje mana yanjye. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bumiwe bavuga ati ibi bintu ni ibiki. Nk'uko umwarimu rero yagiye ubitangaza, yagiye aganira n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, yatangaje ko iyi modoka yagurutse cyangwa yari itwaye abanyeshuri 31. Abana babiri nk'uko mubibona cyangwa muri video ndi kugenda mbereka, murabona ko bagiye bavuga ko babiri bamaze gushiramo umwuka rwose. Abantu bari kubegera bavuga ati mwikirirwa mwirushya byarangiye. Mubona ko ari inkuru ibabaje. Tugenda dufata mu mugongo ababyeyi babo bana kugira ngo Imana ibafashe rwose. Kubura abana bangana kuriya none abana umuntu aba yavuze yohereje ku ishuri ari byiza, umwana hagiye bitavuganye nabi, umwana atagusezeye basi ubizi ko aragaruka arataha ameze neza, gusa ukongera kumubona ameze kuriya, urumva ko ari ibintu biba bibabaje rwose. Mana yanjye, ni inkuru rwose iteye agahinda iri kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bibaza ati abana bacu rwose ibintu byagenze gutya, ariko ntitwarenganya umushoferi cyane kuko nawe yasizemo ubuzima. Nta muntu utifuza ko yageza abana atwaye cyangwa abagenzi atwaye ahantu habugenewe kugira ngo bashyike amahoro. Niyo mpamvu rero tutagenda tubureminga cyangwa tudjajinga umushoferi wari ubatwaye, kuko ibintu iyo byaramutse kubaho n'uwo munyonzi nawe ntitwamurenganya. Iyo impanuka yaramutse kubaho nyine ibintu biba bigomba kubaho, nta kundi. Tugenda tuvuga ati Imana ibakire mu bayo. Abantu batuye mu karere ka Nyamasheke cyangwa muturanye n'ababyeyi babuze abana babo, mugende mushaka ukuntu mwabafata mu mugongo rwose, mubabe hafi. Ni ibintu bitoroshye rwose nk'uko ndi kugenda mbibabwira. Rero abana bandi bakomeretse babajyanye ku bitaro bya Bushenge hari mu karere ka Nyamasheke. Abantu batazi Ruharambuga ndatekereza ko hari mu karere ka Nyamasheke urenze ahantu bitse Inendezi cyangwa bita Inendezi, nibwo ugenda usakara muri Ruharambuga. Nibwo rero bahise birukankana babajyana ku bitaro bya Bushenge, abandi bakaba babajyanye ku bitaro bya Kimonyi.
ibitaro bya Kimonyi nabyo biri hariya ni centre de santé ya Kimonyi irara mu karere ka Nyamasheke n'ubundi hafi n'Inendezi nk'uko nagiye mbibabwira. Murumva ko ari inkuru igiye ibabaje rwose, inkuru y'incamugongo yagiye tugeraho none ku itariki 19 isaha y'isa 11 nibwo inkuru yangezeho nanjye, nuko nihugiyeho nkavuga ati mana yanjye ibi bintu reka mbe ndetse kubitangaza ataba ari ibihuha, kuko amavideo narindi kubona rwose yarateye ubwoba. Ndi kugenda nibaza ati ibi bintu noneho banyarwandakazi turabivuga gute, rwose noneho abantu barabyakira gute? Urabona ko rero ari ibintu bibabaje cyane, tugenda twisabira abantu batwara imodoka. Ababyeyi benshi ku mbuga nkoranyambaga bagize ubwoba, bagenda bavuga ati abashoferi rwose, abantu badutwarira abana bagenda biga mu bigo bitandukanye, mwitondere imihanda rwose, cyane cyane nk'abantu batwara abana batoya. Murabona ko amabisi cyangwa ibigo byinshi by'amapirive baba bafite amabisi cyangwa imodoka zitwara abanyeshuri, ngo bitonde. Nyamara nta mushoferi uba udashaka kwitonda, kuko namwe murumva ko yasize ubuzima. Nk'uko nabibabwiye, nta muntu uba utifuza ko abantu atwaye cyangwa buri serivisi umuntu ari gukorera abantu yagenda neza, nawe nimwamurenganya. Murabona ko imodoka yamanutse hepfo mu mukingo nk'uko muri kugenda mubyibonera. Ni video rero ndakomeza kubacishirizamo kugira ngo mubone ko ibintu biteye agahinda rwose, ibintu bibabaje nk'uko nagiye mbibabwira. Gusa nyine nta kundi, tugenda tubisabira cyangwa tusaba abantu bahegereye kugira ngo mukomeze kubafata mu mugongo, mugire ikintu mwakora rwose nk'uko turi kugenda tubibasaba. Kandi Imana tugenda tuvuga ati Imana abo banyeshuri, abo bana baburiwe ubuzima muri iyo mpanuka, kugira ngo Imana ibakire mu bayo. Andi makuru rero turagenda tumenya ku by'iyi mpanuka cyangwa abana rero, abantu benshi bakomeje kunyandikira bagenda bambaza ati ese iyi nkuru none ntiwayimenye byagenze gute, waduhaye amakuru? Kukunda ko ufite amakuru yo mu turere menshi agiye atandukanye. Gusa nakubeshye nta wundi mwana baravuga ko wenda yamaze kwitaba Imana. Byinshi turagenda tumenya kuri iyi nkuru, gusa mugende musenga cyane, abantu musenga cyane, tugenda dusengera aba bana tuvuga ati ahantu bari mu bitaro cyangwa baraye, Imana ibarambureho ukuboko ibafashe basi, wenda abandi basigaye rwose Imana ibafashe bazagaruke kwishura amahoro. Urumva ko ari inkuru ibabaje, abantu benshi bahamutse ari mu karere ka Nyamasheke bari kugenda bavuga ati ibi bintu bibaye nta mahano, ibi bintu bibaye rwose sinzi ukuntu twabivuga. Gusa tugenda tubakomeza, tugenda tuvuga ati ibi bintu bibaho, ariko ntituvuze ko nta burangare abashoferi bajya bakora. Bibaho cyane nabwo umuntu agakora ikosa, kuko abantu turi abantu nyine, ibintu ntabwo byabora bigenda neza nk'uko twabiteguye, ugasanga ukoze ikosa. Niyo mpamvu rero nanone tutabura kugenda tugira inama abashoferi, cyane cyane nk'aba batwara abana cyane, n'ubundi umuntu wese ukora akazi ko gutwara noneho akaba azi ko atwaye abantu benshi, tugenda tubagira inama tuvuga ati rwose bagerageze, nubwo utakuraho ikintu cyaramutse kuba, ariko nanone ntabwo twabigira urwitwazo, kuko buri muntu wese ubwo yajya agenda uko ashaka avuga ati nzatabarwa n'Imana. Tugenda tuvuga ati Imana ibafashe kabisa, tugenda tubasaba kugira ngo buri wese ajye agerageza kwigenzura cyangwa kugenzura mugenzi we mu muhanda, atavuze ngo kanaka niwe uri mu ikosa ngo wenda ngo wowe urakomeza ugende, wenda ngo barahana ngo uri mu ikosa, ukibuka ko utwaye ubuzima bw'abantu benshi kandi uba ugomba kubushyitsa amahoro rwose, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Mujye murushaho gusenga, kuko ibintu biri kuba rwose ntagahomamunwa. Murabona ko ari inkuru ibabaje rwose, natwe turi kugenda tubagezaho tuvuga ati rwose nanjye ndi gukora record mvuga ati aya mashusho nanjye byandenze rwose, ariko nta kundi byagenda. Ibintu iyo byaramutse kuba birangira bibaye rwose, tugenda tubasaba kwihangana kandi Imana ikomeze kubashoboza muri byose. Jye wumvaga kuri mikoro ni umuhungu wanyu Krista, mbashimiye amakuru mugenda mukomeza kuduha, cyangwa amakuru cyangwa ibitekerezo mukunda gukomeza kutugezaho. Nimero ya telefone yanjye ushaka kumvugisha cyangwa ushaka kumpa igitekerezo, nimero ya telefone ni 0789555620. turusheho kubana twishimanye, turusheho kubana dusabirana ibyiza kandi twifurizanye ibyiza, kandi Imana ikomeze kubandindira. Mukomeze gusengera bari abana rero, kugira ngo nabe Imana ikomeze kubaba hafi, kandi ndizera ko mu masengesho yanyu byose bishoboka. Ndizera ko mwiteranyije byose Imana yabyumva, kugira ngo tuzarusheho kugenda tumenya amakuru menshi agiye atandukanye. Niba ushaka gukomeza kumenya amakuru kuri Kora TV Show, kandi ako kazogera kari kuri ruhande kuri subscribe, like, share and comment,
ati asigaye turusheho kubana 5 kuri 5 amakuru yacu ajya kugeraho. Umunsi w'ejo nzagerageza gushaka amakuru yose ku buryo nzabagezaho 5 kuri 5 hano kuri Kora TV Show. Nzakora ibishoboka byose amakuru nzamenya cyangwa nzagenda nunguka nze nyababwire. Nimukomeze kwiheba kandi mukomeze kwihangana. Ciao ciao.